harimo ngo dutabare ni wowe wemeye, ntabwo nyibuka neza ariko yitwa dutabare nyine wabikoze. Okay. Ni dutabare, dufashe turirimbiraho live ya ndirimbo ya dutabare. Akazi katoroshye. Nazengurutse iyi si ndayizerera, ngenda mu mihanda surana abantu, nabonye abantu bababaye cyane mu mihanda no mu ngo aho bari, nitegereje abafite ubumuga, mbona yuko iyi si ishaje, mbona n'impumyi zisabiriza, mbona yuko iyi si ishaje. Yewe Mana dutabare ni wowe wemeye no kuducungura mbere. Yewe Mana dutabare ni wowe wenyine wadukiza uyu muvumo, nta yindi mana twakwiringira, tukuziho ubushobozi, nta yindi mana twakwiringira, tukuziho ubushobozi. Iyo witegereje imibereho y'abantu batuye iyi si, bamwe n'ibyihebe abandi n'abanyarugomo, bakora ibisasu bya kirimbuzi bakajya guturitsa abandi. Ibyo byo ni ibiki byadutse mu bwoko bw'umuremyi? Iyo witegereje imibereho y'abantu batuye iyi si, bamwe n'ibyihebe abandi n'abanyarugomo, bakora ibisasu bya kirimbuzi bakajya guturitsa abandi. Ibyo byo ni ibiki byadutse mu bwoko bw'umuremyi? Mana yanjye dutabare ni wowe wemeye no kuducungura mbere. Yewe Mana dutabare ni wowe wenyine wadukiza uyu muvumo, nta yindi mana twakwiringira, oya tukuziho ubushobozi, nta yindi mana twakwiringira, tukuziho ubushobozi. Yewe Mana dutabare ni wowe wemeye no kuducungura mbere. Mana yera dutabare ni wowe wenyine wadukiza uyu muvumo, nta yindi mana twakwiringira, oya tukuziho ubushobozi, nta yindi mana twakwiringira, nayo
tukuziho ubushobozi